ubwo hibukwaga abatutsi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu murenge wa Cyabakamyi mu karere ka Nyanza hagarutswe ku bwicanyi ndengakamere bwakorewe abatutsi bari batuye inyabinyenga no mu misozi yari hakikije mu cyahoze ari komine Murama prefecture ya Gitarama, aho bamwe bicwaga n'abari inshuti zabo za hafi. Uyu ni John Dukuze Yesu. Ubwo jenoside yabaga inyabinyenga, ababyeyi be bari bamuhaye inshingano zo kuzitangira abavandimwe be babiri b'abakobwa. Aravuga inzira y'umusaraba yanyuzemo we n'abavandimwe be. Hanyuma bigeze nijoro nari nabwiye abana ko tuza kujya mu Nkotanyi, ko twari twabuze aho twanyura. Hanyuma tugiye kujya mu Nkotanyi, umwe nijoro abamaso ndarasinzira. Twanga kumusiga cyane ko bari bamaye inshingano bambwira ati rwose niwe mukuru ntuzataba abana. Turahasibira twasibiye babana bashaka kubata, no ndavuga ntabwo nabata ngo njyane umwe undi nazamubazwa n'Imana yamubaza. Ubwo bukeye turongera turajijisha biranga. Bigeze mu ijoro mfata icyemezo cyo kugenda, igihe ngeze hejuru hamwe bankubitiye umuhoro mu mugongo, ngiye kumva numva barambonye nanone babankubise inkoni ati hagarara ugiye nabwawe. Ntabwo nashakaga kwituma hafi cyane ko hano ari mu nzira nari nigiye inyuma gatoya, kandi ntabwo ngomba gutera umwanda abantu aho baryama. Bati iki cyane kiza ubwenge, ati ngaho manuka. Ndabanuka ngeze hepfo nibwo nakomeje nyine ndagenda ngera mu Nkotanyi. Kambayira Pauline, umuyobozi w'akarere ka Nyanza wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, avuga ko kuba bamwe mu banyarwanda barataye urukundo muri jenoside bakica abanyarwanda bagenzi babo bahemukiye igihugu. Arasaba abanyarwanda gusobanukirwa na gahunda ya Ndi Umunyarwanda kuko ari izabafasha kongera kugarura urukundo bataye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Gahunda ya Ndi Umunyarwanda igamije kugarura indangagaciro z'umuco w'abanyarwanda, igamije kugarura urukundo abanyarwanda bahoranye. Abanyarwanda barakundanaga bakagera naho bamwana, bakaba bahanye igihango ntibabe bahemukirana. Icyo ngicyo twarakibuze kuko ubumuntu bwaratakaye muri jenoside. Umunyarwanda muri we yagiraga umuco w'ubunyangamugayo n'ubupfura. Ndabasaba ngo nibageraho rwose mujye muyakirana yombi, kubera yuko nigamije gukomeza kuduhuza niyunganira gahunda n'ubundi twari turimo y'iterambere. Twari turimo mu bikorwa ariko noneho igashyiramo n'umutima by'umwihariko, hakajyamo umutima. Umuntu akabikora abikuye ku mutima, umuntu akabikora nta jisho akoreraho. Muri uyu muhango imibiri 3 yavanywaho yari yarajugunywe yashyinguwe mu cyubahiro mu rwibutso rwa Nyabinyenga. Uru rwibutso rwari rusanzwe rushyinguwemo imibiri y'abatutsi bicwe muri jenoside isaga 2900 yavanywe hirya no hino mu murenge wa Cyabakamyi mu cyahoze ari komine Murama prefecture ya Gitarama. Alphonse Bizimana, televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza.